nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe cy'iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Haleluya. Iyi ni zaburi ya Dawidi, ni zaburi y'amazamuka. Zaburi yajyaga yitegereza akareba ibitero yagiraga n'abanzi yabaga afite, ariko umwanzi we mukuru yari umwami Sawuli, kuko niwe wamuhigaga cyane, kuko yari abizi neza kuko Imana yimitse Dawidi ari umwana mutoya. Yari abizi rero ko Dawidi ari we uzamusimbura ku ntebe y'ubwami. Yagiye amuhiga kenshi ngo amwice, kugira ngo atazamutwara ubwami. Dawidi rero yaririmbye iyi zaburi ahari yari yibutse imirimo y'Imana, yibuka uburinzi bw'Imana ku buzima bwe, yibuka ko yari umushumba atagira ubushobozi, atagira uburyo, atagira ikintu na kimwe cyamurinda amaboko akomeye ya Sawuli, y'umwami Sawuli, kuko uwamurwanyaga n'uwamuhigaga we yari umwami. Yari afite igisirikare, yari afite intwaro, yari afite igitinyiro cyinshi. Ariko Dawidi yarebye iyo mirimo yose Uwiteka akora, yamukoreye, uburyo yamuhisha amaboko akomeye ya Sawuli, biramurenga. Ahimbiye zaburi rero ayiririmbira Uwiteka, aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Haleluya. Ese wari uzi ko gutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka? Upfa kuba ubanye n'Imana neza gusa. Nubwo abakurwanya bagira amaboko mu isi, nubwo abakurwanya baba bafite ubutunzi, nubwo abakurwanya baba bafite intwaro z'uburyo bwose, ariko Uwiteka humura akubereye maso. Nasomye irindi jambo rirambwira ngo Uwiteka atatubereye maso, ngo n'abarinzi babera amasusa. Haleluya. Ngo ntazakundira ibirenge byanjye ko biteguza, ukurinda ntajya ahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntahunikira kandi ntasinzira. Humura Uwiteka ntiyahunikira, ahora kureberera, ahora kurwanira. Niyo mpamvu ubona imigambi y'abakwanga itagihama ku bugingo bwawe. Niyo mpamvu abarozi bapanga imipango myinshi bakakuroga cyangwa bakakurogera abana, ariko ntupfe. Nuko Uwiteka hari ingabo nyinshi aba yatanze ku bwawe. Buriya imirimo tujya dushimira Uwiteka
iba ari mikeya ugereranije n'iyo aba yakoze, kubera ko Uwiteka aba ashaka gupima kwizera kwacu n'urukundo tumukunda. Intambara turwanira zose ntabwo ariko ajya twikura amaso yacu ngo yemere ko zose tuzireba. Burya tubona bikeya ugereranije n'ibyo aba yakoze. Burya tubona bikeya ugereranije n'intambara aba yaturwaniriye, n'imitego myinshi aba yakuye mu nzira, n'amadosiye menshi aba yubitse. Ibiba byaduhize ni byinshi. Uhereye ubyutse ukageza nimugoroba utashye imuhira, Uwiteka aba yatanze ingabo nyinshi ku bwawe. Rero gira ibyiringiro n'amahoro, wihagarike umutima ku bw'abaguhiga n'abakurwanya, wihagarike umutima kubera abadayimoni cyangwa imbaraga z'abarozi. Oya, komeza wizere imbaraga z'Uwiteka. Uba mu bwihisho bw'Uwiteka n'abarozi bararoga ntibimufate, kuko aba yuzuye imbaraga z'Imana. Byigeze kuba kuri Pawulo ngo yari arimo kota umuriro, ariko ari kumwe n'abantu badafite kwizera. Hanyuma ngo igikururuka ngo kiraza kimufata ku gikonjo cy'ikanzu yari yambaye, ngo abantu baramubwira bati noneho ubwo inzoka imuriye yarapfuye. Ariko ngo Pawulo ntiyigeze yikanga cyangwa ngo agire ubwoba, ahubwo ngo yakunkumuriye igikururuka mu muriro. Bategereza ko ari bubyimbirwe aho yamuriye, barahabura. Nawe niko bakugaburiye uburozi mu cyo kunywa, bagategereza kuri bupfe, kuri butake mu nda, bakabibura. Abakristo, abana b'Imana, twambaye imbaraga zimira izindi. Hari byinshi bakora, bakagenda bagaterekera, bakaroga, bakabigutumaho, ariko byaza bikaza bigasanga wambaye imbaraga z'Imana, bigasanga Kristo yuzuye muri wowe, ntibigire icyo bigutwara, cyangwa se bigahinduka nk'agakorora, cyangwa bigahinduka nka ka gripe. Ahubwo bajya kubona bakabona uretse ka gripe ufite gusa, bakabona nta yindi ndwara warwaye. Izo ni imbaraga z'Imana, ubwo ni uburinzi bw'Imana buba ku bantu bayo. Haleluya. Rero wicogorera imbere y'abakwanga, witentebukira imbere y'abakurwanya, ahubwo hanga amaso Uwiteka, umwizere kandi umwiringire, kubera ko Uwiteka azakurinda ikibi cyose kandi azarinda ubugingo bwawe, kubera ko aragukunda, akwitayeho, akubereye maso, kandi imigambi ye kuri wowe ni myinshi, ni miremire cyane. Iri jambo rikubere igitsikamutima, iri jambo rikuzuza ibyiringiro n'imbaraga. Wambara imbaraga, utinyuka, uhaguruke, usenge isengesho rikwinjiza mu butware bwo kuba umuriro, ku buryo n'iyo mitego batega, ku buryo n'iyo myambi yose barasa iza yajya kukwegera igashya. Guhera uyu munsi bakamenya ko uri ubwoko butangaje. Mbikwatuyeho mu izina rya Yesu Kristo, bikubera uko wizeye.